DJ dukomeze. Mufite imyaka ingahe? Amashyi cyane kuri City of Kigali. Amashyi cyane kuri MTN. Genzi Comedy Show powered by MTN YOLO. Mujya mugura tripod data? Ego. Muguriye. One data. Mugure tripod data zikuba gatatu. Noneho ikindi nuko MTN ibintu byose bifite na MTN urugo net yo mu rugo. Internet bayirukanga wishyura na nyuma. Hari ukwishyura nyuma cyangwa mbere. Uhitama amashyi cyane kuri MTN. Tugeze muri wa mwanya mwiza wa Meet Me Tonight. Uyu munsi dufite guest w'umu legend. Amashyi cyane twakire Nick Ngendahayo. Niwe na undi niwe nifuza niwe na undi niwe na undi niwe nifuza niwe nabonye niwe wasiwe namenye ko ntari uwawe wasiwe namenye ko ntari uwawe nabonye uwo nihisha mu byose nabonye ko nabumbaze uwo nihisha mu byose zawungira muri we zamubwira yumve niwe na undi niwe mwikomera amashyi cyane kabisa. Nikumeze neza cyane. Urwenya warubonye gute? Numiwe muri abantu badasanzwe. Twebwe hano tubaza ibibazo ariko bisanzwe. Watangiye umuziki ryari? Mbere yuko subiza ikibazo cyawe, thank you for having me. Mwakoze kuntumira Genzi. Imana bawo umugisha. Hari umuntu mwiza cyane nabonye hano yitwa Kadu. Umuntu wari hano kuri stage. Kadudu ya. Kadu. Arahari? Kadudu ari he? Arahari nguriya. Ari he? Ashaka kuza hano, ashaka kunyura kaza. Kadudu.
urakomeye? Ndakomeye. Uzi ko mu bantu Imana yaremye beza cyane babaho kuri iyi si y'Imana urimo? Urabizi? Oya, ntabwo nari mbizi. Ntabwo warubizi? Ubarimo? Amen. Ukora iki? Nta kazi mfite. Umuntu aguhaye igishoro Halo, turi kumwe. Uyu ni umuntu udasanzwe. Imana igihe yaremaga isi yaravuze ngo reka tureme umuntu ase natwe mu ishusho yacu. Ni uyu nguyu. Ndashaka kubwira ngo usa n'Imana. Tekereza umuntu usa n'Imana. Guess what? Mwese musa n'Imana. Amen. Umva wakora iki umuntu aguhaye igishoro? Nagira nkaga nkunda ibintu nyine byo sanabyita gute byo gucuruza, ariko ibintu abantu barya bakonsoma. Umuntu aguhaye 5,000 y'amanyarwanda, hari icyo yakumarira? Yagufasha cyane? Yego. Yaguhaye sibyo? Imana igumugisha. Usange madamu wanjye aho yicaye hariya mu minota nk'itanu araba yaguhaye, urayatahana neza, sibyo? Uri umuntu adasanzwe, uri umuntu w'igiciro, kandi uri umunyarwanda, u Rwanda rutezeho byinshi, sibyo? Amen. Yesu agumugisha. Genda wicare. Amashyi cyane kuri Nick Ngendahayo. Amashyanya ari hehe? Nakoze cyane. Thank you. Amashyi cyane kuri Richard Nick Ngendahayo. Mu mvugo y'aba Gen Z turavuga ngo dutayemo. Mbatayemo? Dutayemo. Utumye tumera neza. Oh, dutayemo. my pleasure. Thank you. Nakojeje watangiye umuziki ryari? Natangiye umuziki muri 1987. 1987. Amashyi cyane kuri Nick, ladies and gentlemen. Hano harimo abantu batari bakavutse, ngewe nanjye ndimo. Ntabwo ari bwavuke. Ngende uwejo bundi. Hari umuntu uvuze ngo arabyibuka. Arabyibuka. Hari umuntu uri mahanga ubyibuka? Barimo, ariko harimo abantu ba kera cyane. Watangiye ukijijwe cyangwa wakijijwe nyuma y'uko utangiye? Natangiye nkijijwe. Nabanje gukizwa nya muri korale, naho ngo natangiriye nyine. Watangiriye muri korale? Yes sir. Amashyi cyane kuri Richard, ladies and gentlemen. Ni bake abantu benshi. Kadudu mu mwihorere. Ameze neza. Wari umaze imyaka myinshi, ingahe utari mu Rwanda? 17. Yes sir. Niki wakumbuye ku gihugu cyacu? Nakumbuye byose. Nakumbuye abantu, nkumbura mama, umbyara, nkumbura umuryango wanjye, nkumbura igihugu cyanjye cyane. Nkumbura abakunzi b'Imana, abakunzi b'Imana bakunze ibihangano yampaye yanshishijemo. So naje nukuri mfite
inyota yo kubabona mwese. Wabaye mu ngabo z'u Rwanda? Yes sir. Watangiye umuziki ukiri mu ngabo? Oya. Natangiye umuziki imyaka 3 before mbere yuko urugamba rutangira. Watangiye imyaka 3 mbere yuko urugamba rutangira? Bivuze ngo wagiye ku rugamba uri umuhanzi? Yego. Mwamuhaye amashyi. Mu gihe cy'urugamba hari indirimbo wasohoye muri iriya periode y'urugamba? Yego. Iyihe? Sumuhemu. Wow. Turava hano tuyibyinnye kuko iyo ndirimbo ifite amateka. Inspiration yaje gute? Nari nangije amafunzo hanyuma dutegereje deployment kuba tujyana mu ma unit. Hanyuma rimwe nicaye mu gihuru hari nko muri masaha 7 ngereranyije ko nta masaha twagiraga mu ishyamba. Nari kumwe na mugenzi wanjye twicaye gusa twose akazuba cyangwa se turi munsi y'agacucu. Hanyuma numva amatwi arafunganye, mpita numva abantu bararirimba bandirimbiramo baririmba kuri ya nyine itangira singiza umwami isi itararemwa yariho shimuwa zenamuzi shimwe ndirima ni Yesu aberaho sumuhemu kandi nabesha abera arakomeye bitangaje ye ndamuvuga ndamurata aberaho sicyarimwe sumuhemu kandi nabesha arakomeye bitangaje ye ndamuvuga ndamurata sicyarimwe sumuhemu kandi icyakabiri kivuga gute kanzo y'ibyiza mubyeyi mwiza murage mwiza amahoro mugabo mwiza uhora tugendeze we mico myiza habwa impundu u Rwanda n'abanyarwanda twese tuguhaye igihugu cyacu u Rwanda n'aba twese tuguhaye igihugu cyacu. Thank you. Murakoze. Ako mwifitemo n'impano mwiha amashyi. Nubwo hari abantu batarimo bararirimba ari kugenda ngo nababonye. Wakijijwe ryari? Watangiye muri 87 gukizwa wakijijwe ryari? Wakijijwe wakiriye Yesu umwami n'umukiza ryari? Icyo gihe nyine muri mu gimukiri mwana 1987. Before utangira? Before ntangira. Bitantangira noneho muri korari kuririmba. Yes. Wari hano mu Rwanda? I Burundi, i Bujumbura. Bujumbura. Uribuka izina rya korari waririmbagamo? Watangiriyemo kuririmba? Yari Fekabu choir mu Nyakabiga, ahantu bita mu Nyakabiga i Bujumbura, abahavukiye barahazi. Ni muri korari ya Fekabu. Ubwo abantu bazi Burundi bamenye. Murazi? Nanjye mba mu Ngagara. Njye mbarakinanira de hariya Burundi n'utuzina nagiye mfata uko umaze n'iminsi uri hano mu Rwanda. Yes sir. Naye mahirwe ubona urubyiruko dufite tugomba kubyaza umusaruro ukurikije no kwavuye hano bimeze. First of all ndashaka kubamenyesha ngo muri abanyamahirwe cyane kubw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndi hano kubabwira ngo kwitwa umunyarwanda ni ishema, byagombye kuba ishema kuri twese. Siko biri? Hari ababishidikanya? Hari ubishidikanya? Hari uhari? Okay. Murabona uru Rwanda mubona rwavuye kure, rwavuye mu maraso y'abana b'Abanyarwanda benshi. Ndabaha urugero.
njya ku rugamba twagiye tuvi Bujumbura tugenda turi amakwasiteri amabisi abiri twebwe tugenda numva hari n'abandi bagiye umunsi ubanziriza cyangwa uri gukurikiraho gutyo twagiye turabana 60 muri basi muzaba sigaye turi babiri gusa abana 58 twajyanye ku rugamba bagenzi banjye inshuti zanjye twiganye abantu bose twakuranye dusigaye turi babiri ndi hano kukubabwira ngo iki gihugu mubona ibyo mubona byose ntuzajya wumva perezida wa repubulika Paul Kagame nyakubahwa ntuzajya wumva avuze aho uri hose uzajya utega amatwi kuko uriya ni intangarugero aho u Rwanda rugeze natwe kuba twararwanya urugamba tukarinda turangiza amahoro abarokotse ibyo twagezeho byose kugeza igihe duhagarikiye jenoside yakorewe abatutsi kugeza uyu munsi n'ejo hazaza perezida wa repubulika iyo atahaba twari kuba u Rwanda rwari kuba ruri ahantu habi ariko igikuru cyane nanone yabifashijwemo n'Imana uriya mubona kuriya mumubona ni umuntu udasanzwe cyane udasanzwe twagombye kuba buri munsi uko avuze ijambo nk'aba Gen Z mujye mutega amatwi kuko uriya ni umuntu udasanzwe mu byumve ikinyarwanda ndi kuvuga kirasobanutse ni umuntu udasanzwe aho u Rwanda rugeze turabimukesha Imana yaramukoresheje iyo tutamugira mujye mumenya gusa ko twari kuba turi ahantu habi rero Imana imumugisha hari hose amashyi menshi cyane kuri muzehe wacu izi ngabo mubona z'igihugu cyacu aho muzajya mubabona hose abagenzi ni ikintu basaba kubw'umwihariko aho muzajya mubona ingabo z'u Rwanda za RDF mukabona abapolisi aho muzajya mubabona hose mugire ikintu mbasabe muzakinkorera na urubwo mutakizi icyo ngiye kubabwira muri tayari kuzagikora uzajye ugenda ushaka usanga umupolisi ahari cyangwa ingabo yacu ingabo z'u Rwanda aho ingabo uzayibona hose uzayisange uyihe ikiganza umubwire uti afande yaba ari umu officer yaba ari umusirikare men in uniform uwo ari we wese uzajya umusanga umubwire uti thank you for your service. Iki gihugu bareba n'abantu b'agaciro cyane n'abantu b'umumaro cyane. So you guys, Gen Z, ni umugisha kuba mukomoka muri iki gihugu. Rero icyo nabasaba nabakangurira ni ukuza n'abana banyu n'abazabakomokaho muzabigishe umuco wo gukunda igihugu cy'u Rwanda, muzabigishe indangagaciro, muzabigishe kwirwanaho, kurwana ku gihugu, kuvugira u Rwanda. Mube Gen Z, murahari? Gen Z murahari? Ndabasabye ndabingiza ngo muzabe ijwi ry'u Rwanda, voice of Rwanda. Birumvikana? Aho muri hose abanzi nibabura, nibavuga, nibumva umuntu avuga u Rwanda nabi, mujye mumuviraho, muvuga kuviraho indimwe, tujya tumwataka natwe. Mufite za social media, muzikoreshe murwanye uwo mwanzi aho yava akagera, kuko aho mugana ni heza, aho tuvuye hari habi cyane, aho turi ubu ngubu uko u Rwanda rumeze naho kwishimirwa, naho gushimira Imana. Imana ibahe umugisha.
reka mbamenere ibanga. Hari ikintu nasobanukiwe, gukiranuka. Muzi gukiranuka icyo ari cyo? Mwange icyaha n'igisa nacyo, mugire indangagaciro, mugire urukundo, mugire ishyaka, mugire n'ubutwari mu byo mukora, mukunde Imana, munayitinye, muve mu byaha, kuko kwanga ibyaha ni ikintu kiri ni nka urufunguzo ku buzima bw'umuntu. Musenge cyane, mukundane cyane, mushyigikirane, muhane. Nakunze ukuntu muri Imana igumugisha, niwe the founder ya Imana igumugisha. Ikintu wakoze ni ikintu gifitiye akamaro cyane igihugu cyacu, ku byo mukora, uhereye nko ku bintu nk'ibi. Wakoze ikintu kidasanzwe, kuko muri Amerika ntago ni abantu bafite ibintu bya comedy shows, n'abantu bemerwa cyane mu gihugu cy'Amerika, n'abantu bafite ijambo, n'abantu bakuru urubyiruko, n'abantu bakora ku marangamutima. Rero Imana, ese jya gusenga rimwe na rimwe? Ndasenga cyane, right? Uzavamo umukozi w'Imana udasanzwe. Rero sindi butsinde kuri icyo ngicyo. Ndashaka kubabwira ngo dukiranuke. Yesu arakomanga. Aho mubona isi igeze, there's something coming kitari cyiza ku batari biteguye. Ariko biteguye, Yesu araje. Mube maso, kuko Satani ashaka kuzajyana benshi cyane, kuko arabizi ko azashirirana n'ababi bose. Arashaka gutwara benshi, ariko Imana nayo ntizamukundira. Uzi impamvu itazamukundira? Nuko uhereye ku bagenzi gutya hano, ndabifuriza kandi ndabasaba kuba maso, kugira ngo umwanzi atabakuraho icyo Imana yabateganyirije. Muri abantu b'umumaro imbere y'Imana, kandi ejo hanyu ni heza, sibyo? Yesu abamugisha. Kwa kundi tujya tubigenza rero, dushaka ko muhaguruka, amatoroshi yacu hejuru, turirimbana indirimbo. Turirimba iyihe? Yariyo yose twese turazizi. Amatoroshi yawe ndashaka hejuru, duhagarare turirimba indirimbo za Nick, abone ko tukizibuka. N'ubundi turazibuka, ariko zira turazizi rwose. Turagenda tugira gutya na flash, kugira ngo buri wese atahe yumva ko, sibyo? Amatoroshi yacu hejuru. Arakomeye bitangaje, ndamuvuga ndamurata. Arakomeye bitangaje, ndamuvuga ndamurata. Nganzo y'ibyiza, mubyeyi mwiza, murage mwiza, amahoro twese, mugabo mwiza uhora w'imico myiza. U Rwanda n'Abanyarwanda twese, tuguhaye igihugu cyacu. U Rwanda n'Abanyarwanda twese, tuguhaye igihugu cyacu. Twagiye kuri nde? Niwe. Aleluya. Wasiwe, namenye ko nari uwawe. Wasiwe, namenye ko nari uwawe. Nabonye uwo nihisha mu byose. Nabonye
unihisha mu byose zagira gute zamubwira yumve niwe nta wundi niwe rekeraho twagiye bwiza buzira inenge mukunzi wanjye uhora wuzuye ubuntu ugira neza tega ibiganza amashimwe mbwira ibyo ushaka imbaraga nyinshi nesha ibigerageza ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami twarangije hanyuma ibuka iyo ukiri mu by'isi ntacyo wigera utinya namba ibyiza utibira ibyiza n'ibibi subiza amaso inyuma mwavanze ntacyo byose ni sawa amashyi menshi cyane kuri Richard Nick Ngendahayo. See you at BK Arena, okay? Muri iki gihe cy'iminsi mikuru muri Samsung 250 tubafitiye promosiyo. Buri product yose wagura muri Samsung 250 iguhesha amahirwe yo kwinjira muri tombora yo gutsindira ibintu bitandukanye. Muri ibyo bihembo harimo moto, harimo machine za laptop, harimo na smartphone n'izindi accessories zitandukanye zo muri Samsung 250. Si ibyo gusa kandi watsindira tiki kujyana gufata lunch muri hoteli zitandukanye, harimo Serena, harimo Onomo ndetse na Marriott. Ukaba wanatsindira tiki kujyana muri concert ya Israel Mbonyi ndetse ukaba wanatsindira tiki ya VVIP muri Gents Comedy. Muri aho nyamahirwe harimo n'abazabasha gutsindira amafaranga azatuma barangiza umwaka bameze neza. Gana iduka rya Samsung 250 rikwegere nawe ube umwe muri abo banyamahirwe.